umva nahageze nakubuze. Hello? Ade? Wait. Muri nabivuze ibintu mabuja tujyanyemo n'ubundi ntabwo bizaduhira. Kandi none biragaragaye. Kirancitse sha. Kirancitse kabisa. Niko. None se bimeze biteri? Ni sawa. Kira kintu se kimeze nk'ikiraramwa. Bagiye se? Bagiye humura. Humura bagiye. Humura bagiye. Nose ko mbona yarameze nk'umuntu ushaka kugirira nabi. Nanjye sibizi pe. Humura nta kibazo. Humura. Yagiye kirancitse ariko nari kugihitana cyihorere. None se amakuru. Humura ashyira umutima hamwe ntugire ikibazo. Sibyo? None se makuru ko n'ibiki washakiraga ko utaje mu rugo wakomeje kubyangira. Ntabwo ari ngombwa kuza mu rugo. Akira bino bipapuro. Ibipapuro nibyo nashakaga kuguha. Aho. Nyine washaka kubimpa mu buhe buryo? Ibipapuro nshaka ngo uzabimpere umugabo wa Muhoza. Bobo se? Yego. Bobo mushuti wanjye? Yego. Akira. Nyine bimeze biti ikibazo ni iki? Ikibazo ni iki? Bimeze rero umugabo wa Umuhoza ashaka kugambanira umugabo. Shenza citse ateko. Kuki namufashe? Mariko. What the fuck man? Hari ibintu bibaho. Shumabuje noneho aya mafaranga twari rero no birarangiye. Ikimbere bana cyakigabo. Kuki mana y'amafaranga watuma mva mu kweri. Shumabuje koko. Kanze muhamagara none ubu nabigenza. Ntabwo bibaho kabisa we. Aro mabuja. Pina kumera neza. Okay, nyine urabona wa muntu watubye ngo tuzate tumukora ya gahunda. Ya mubonye arimo kumanuka. Noneho twamufashe neza twamufashe nari kuvanga ari nyagambura. Noneho umugabo yataturuka ruguru atuguyeho ubwo nta kundi twe turi kubigenza ari ku muhanda ari dusunikira mu ivene tutatwirukanka abaducitse gutyo. Muhoza ashaka kugambanira umugabo we kandi njye nabonye ntakomeza kubishyigikira. Ndumva mfite ubwoba. Humura byagiye ntugire ikibazo humura. Ashaka kumugambanira. Yakoresheje impapuro mpimbano bikwerekana ko umugabo we atabyara kandi Muhoza niwe utabyara umugabo we nabonye abyara. Hejuru y'ibyo rero nabonye ashatse kumugambanira. Ashaka kugerekaho n'ibindi. Ubwo rero njye nahisemo kugira ngo kubera ko wowe uri inshuti ye mbabarira uzabimunyakira uzamfashe umugezeho. None se Muhoza uvuga umugore wa Bobo? Yego. Se Muhoza ibyo bintu yabikora? Niko bimeze arabikoze arampamagara nyine ndabibona neza ko ari byo ariko ikintu gitumye nshaka kugira nuko nabonye ashaka no kumugambanira. Reka nkwereke humura ibyo bindekere ndabikurikirana. Sibyo? Mfite mushuti wanjye twiganye twanakoranye igihe kinini. Sibyo? Basigaye ari umupolisi ukomeye. Ibyo bindekere ndabimushyira marabikemura. Ibyo birakemuka ntugire ibyo byo bindekere. Sibyo? Ariko uzihangane nimuzabinshiramo. Humura. Sibyo? Ntago we bindekere bimparire ndabyikemurira. Sibyo?
kubera ko mubincizemo byankoraho muzabigire neza mubitunganye neza bimenyekane njye ikintu nshaka nuko umugabo wamenye ukuri ibintu umugore we ashaka gukora Muhoza Mabuje ntago ari ubucucu n'ukuri kw'Imana do n'ukuri do ci umusaraba ndawurenze ntabwo ndi kukubesha uwo mugabo yaje ntabwo tuzi ngo yaturutse he ahita dutesha n'ukuri rwose Mabuje ni izina ry'Imana twe twamufashe sinzi pe namufashe tujya guhirikira mu modoka ahita ducika nta kibazo Mabuje nta kibazo kabisa ariko wumva ko mbese nyine natwe byatubereye urujijo Purani B n'undi muntu ubwo Purani B ubwo ni iki ukaguragiriza ku buryo bigaragara ko ari impanuka yazaye none ngo ica amafaranga tukirankubye mani iki kimabuje nuri unenze ko ngiye kuba umukire nkaho mu buzima bwiza none dore nenze ko ntazikoza gereza none dore wabona isaziyemo uruntu Mabuje none ibintu by'ubusa bitera ubukana kabona umuheto icyo nshaka nuko umugabo wamuhoza amenye ukuri gusa nta kindi umva rero Mike reka ngende ntabwo nzi ibiri kubera ahangaha ntabwo nzi ibintu biri kubaho pe reka ngende sawa none se uragiye Precious Mezote Oji mugenzi warihe kuje wenyine nyine nusize ari gutegura ka kademu kugira ngo tubone ukuntu tukasipoza iraye pfiriya ubwo nawe twari kuzana tu bwana agira ibintu byinshi by'ubumara reba ibibazo yacezemo none kugira ngo aze rero kubira nabyadanje tubibaho umwana mu buzima uriya mwana akora nabi cyane ibibazo ukuntu yankuruye ibibazo nyine ambwira gufata umuntu wowe yapfuye ibyo bintu urumva bisobanutse nyine nawe wasanga nyine uko yabimbwiye ntago nyine wenda yarabishaka urumva yaramucitse simbuka umukingo nyine dashiramo umwuka ariko nabyadanje bantu uri kubona nta byadanje birimo byadanje birimo tu none nizere ko mwarangije kumufunga neza ari kumutegura fresh nyine Mabuje urabona hari akantu twatekerejeho ngewe nawe dutekereza ko tumutwaye ari amaso nta tuntu twagwana ibyazaturaburiza nyine ugasanga turafashwe tu nibwo twatekereje ko nyine ari amaso twariho utuntu dukingaho kugira ngo batazayapima bakaza kutubona katubera ibibazo noneho bwari mwe mugize ubwenge bwari mwe mugize ubwenge ariko ubwenge dusanzwe tubufite siyo ko ari abantu nyine baba bashaka nyine kubyivangamo tu ntacyo noneho muhize kwanza kino kibazo kive mu nzira yes ubundi izindi tuzazikina nyuma narebe nyine bwo kanze mugwire bwo uwo muntu uze kumutwoherereza kugira ngo aze guhita nyine agira dufashe nyine tumugezeyo hakiri kare bitara kuko nyine na hoteli nyine afite ntago ari fresh ubwo nyine ubwo wagira ku kibazo cy'amafaranga rero none rero nanjye mutangiye kuzana umara bw'amafaranga mutari mwakora akazi ariko se hari ikintu umuntu ataba yakoze wazana amafaranga n'umuntu baza ashyiraho n'akantu ngiye guhitanya abashirira anagema gakoni ngiye guhitanya abashirira yego ndavuga ngo ndakwibutsa kuko zirabora tugukora nawe urabizi umuntu udashyizemo agakoni ntabwo byaba ari neza kubikora mani
Ubundi wabikoze ubundi yiranga ugakubita ka message ko nzi ko ibiciro bihagaze. Bonye message. Ukinare bitu. Ubwo gahunda niyo ngiyo. Anda? Oui, allo? Muraho. Yego muraho. Ni Mike tuvugana. Yego ni buri. Aka kanya tuvugana muramushobora kuyumva amazi. Ngo? Umurambo wa mushiki wanjye. Umurambo wa mushiki wanjye. Umurambo wa mushiki wawe. Nariwe. Nanjye navuye kuri polisi ibintu byose nyine n'ikirego nyine nagitanze n'ifoto nayiberetse. Sawa. Uri umusazi. Bise nibyo uri kunshyira imbere. Ntabwo bibona. Nyine ni ibiki? Urabona atari ibipapuro. Ntibyigeze. Wasomye. Amaso yawe abereye iki? Ushaka divorce? Amaso ntiyaguhaye. Nese ibingibi byo kutabyara ngo ni ibingibi se wabikuye he? Ako se amashuri yize amaziki. Nyine ibingibi wabikuye he? Nabikuye no ubona ndinjije. Ako ibingibi twabiganiraho. Sibyo. Ibingibi nyine twari kubiganira ntabwo ari ngombwa ngo dufate icyemezo cya divorce cyangwa nyine nimba ari ibyo utabyara birumvikana ariko nyine bitwabiganiraho atari ngombwa ngo dufate icyo cyemezo. Sibyo. Ariko wari uzi ko ibindi byose nashobora kubyihanganira. Kujya kwa mu bagore ariko kutabyara. Reka. Ibyo ntabwo nashobora kubyihanganira. Ahubwo impamvu kanjye ari mu nzira agiye kuza. Tujye tubikirana. Uzi buri seri. Urumva ushaka ko dutandukana? Ku buryo wafashe umwanya ukajya gushaka ibintu bya divorce ngo Asubase wagiye wumva mo. Ari wowe ngo wakumva. Nese nimba nabyara ni ikibazo cyanjye ku buryo aka kanya wahita ushaka kugenda gutya. Nese ubundi kuki wabikoze tutajyanye? Iyo tujyana byibura byari kugutwara iki? Ese ko nabonye ntacyo witayeho. Urabona umuntu mwaka mbere atambutse wa kabiri wa gatatu wa kane nta n'ibyo witayeho wari ubizi. Okay baby, ndeke n'ibyo bituze kubiganira. Sibyo? Wenda tujyanye no kwa muganga tukareba ikibazo cyane ariko itonde. Sibyo? Reka.
reka ubwo si mu byo bintu byashoboka reka yego byari byanganire ibyo ni iki koko umuntu araba atarakira ntabwo nzara Bibi, ibintu bya divorce uracyabikomeje? Yego. Akabibi kamwereke. Nyine ibintu byose twabihindura tu sibyo? Nimba hari ahantu nagukoshereje njye nagusaba imbabazi, byaba na ngombwa tugahamagara famiye sibyo gusaba imbabazi wenda nimba hari ahantu nagukoshereje n'iki, nimba hari n'ikintu uzi wenda nanatandukiye, ariko nyine ntidutandukane gutya twarabanye reba igihe tumaranye imyaka tumaranye reba ibyo twagezeho, ntabwo ari ngombwa ngo duhite dutandukana gutya sibyo? Nta kindi kintu nshaka usibye divorce. Sinzi uri kubikorera iki? Nakubwiye ko nshobora kwihanganira ibindi byose, kujya kwa mu bagore, kumfata uko wiboneye, kunyima uburenganzira bwanjye, nawe kutabyara. Cera imbwira tuba twabigeze twabikosora. Ntabwo ngenda ngo bagenda, ahubwo wambwira umugabane wanjye ku mitungo dufitanye, cyane butabyumva neza twaba twahamagara umwavoka akabidufashamo. Ibyo ngibyo uri kubikorera iki? Wakitonze. Halo? Mwiriwe mute? Wavuye gushikira za pasiporo? Ariko witeguye? Okay, ntacyo none reka nanjye ndebe igikapu tuzinyura turi guhita tugenda. Sawa, ntuntinze. Se mugoro waje gukora iki hano? Urikanze. Nikange iki? Biramutangaje kuba ndi hano se. Birenze muri ibyo byose. Bagiye? Bagiye. Wari ugiye ngo ushaka za divorce ngo umugabo asabyara.
ako abagore mwagiye munyurwa iyo aba ari n'ibintu washakaga cyangwa se cyangwa imitungo cyangwa njye nari kubiguha sibyo njye ntago nkwanga nk'uko wowe umfata cyangwa unyanga iyo nambwira ngo niba ushaka tugatandukana ariko bigukorera ariko utagiye gukora ibipapuro nk'ibi ngibi by'impimbano ngo uzumbeshyire ngo simbyara toka kure ndekura ako si ikintu kigiye kukubaho uzi ibintu ugiye kuba zana nkwereke ukoresha impapuro z'impimbano mugize kwica umuntu mwebwe uzi ugiye gufungwa burundu aho tanyegera kumena umutwe nanjye bakamfunga ubu nona tugiye kuguhamagariza polisi ibi byo wari urimo byose agacoro uri guhindiramo kose ubu ngubu kararangiye ngiye guhamagariza polisi izi gufunga ibindi byose uzabikurikirana uri muri gereza ntabwo uri busohoke muri ino nzu